indi baruwa mana yanjye tubandikiye iyi baruwa tubasaba ko mwadufasha kurenganurwa ku karengane twakorewe mu bitaro bya CHK mu gihe twari turwaje umurwayi wacu witwa Ishimwe Odira akaba yaritabye Imana tariki ya 16 z'ukwezi kwa 2026 nk'uko iki kibazo cyacu mwakimenye. Okay, ahangaha rero tugiye kugenda gato tuvuyeyo kuri iyi baruwa. Ahangaha umva rero wa mugabo ku buzima bw'uyu muntu nta muntu wenda kugira icyo gutwara kuko ibyo kuvuga ni bihagazeho. Ndashaka twumve uyu mwana we aravuga iki. Let's go. So twagiye hanga twumve umwana aravuga iki. Odira ko ku itariki 16 habayeho ikibazo cyuko mushiki wanjye ajya kumwambika pampa banga ko yamwambika pampa kuko ngo yari afite inda. Bangwa ko tubikora ku ngufu dusanga haruguru y'ikibuno afite igisebe kinini byahatari. Tutasobanukiwe uburyo icyo gisebe cyamugezeho kandi tunasanga zira mashini zimwe zimwongerera umwuka kuko yararwariye muri ICU. Dusanga bazicomokora bamukoreye icyo bita etanazi. Uze gushaka ubusobanuro bwa etanazi n'ibyo buryo bamukoreye birababaje cyane twarabasobanukiye tubasaba ubusobanuro bw'icyo gisebe. Barangije banze kudusubiza kugeza ubu umuryango uri mu gihirahiro. Umwana wacu ari muri moruge muri CHK kandi turi gushaka ko badukorera ubutabera hakaza isuzumwa yo kumusuzuma ngo barebe inkomoko y'icyo gisebe kuko dutekereza ko baba baramukuyemo n'insimburangingo. Tukagira n'ubujura rwinshi. Diregiteri w'ibitaro yatwandikira atubwira ngo arohereza inzobere zize kumukurikirana. Uwo munsi akimara kwiduka abari bwo bahita batubwira iyo nkuru ko ngo umwuka wamushizemo. Si ibyo gusa bakomeje kudusiragiza bahindura imiti, tugura imiti yo tumuguza nk'aba ariyo bamuha. Hazaho n'iyo byifunga y'uwo muganga wari wamurayeho. Baje kumufungura n'umuryango utamenye n'igihe n'urubanza rwabereye ngo bamufungure by'agateganyo. Birababaje kubona umuntu nk'ubu ukora ibikorwa nk'ibyo bibi ariko kwidegembya hanze aha. Hariya habereye ibintu byinshi cyane. Uyu muganga ikintu cya mbere tugomba kumenya nama uyu muganga agomba kugaragara. I mean uyu mfashe kugufa. Reka ndaza kurangiza iyi nkuru mu buryo muri buze kubagira. Give me a second. Rero tuvuyeyo Odira n'uyu tuvuyeyo ndashaka noneho urebe uyu munsi byagenze bite. Niho nahereye inkuru. Murabyibuka ko ariho nahereye inkuru. Reka tugende turebe ngo uyu munsi byagenze gute. Aha turi ku Kiriyo. Ararira atabaza avuga ko bigomba kugera kuri Perezida wa Repubulika akabarenganura. Ati umuganga yaramufasha mukorera ibyamfura mbi. Hari akaraga agapapuro naza kukabereka tugere kanze ndaza kubereka agapapuro kuko turenge batwibi biti ko tumubizi cyo mutazakiri kugaragara abantu bakora amafoto yo mutapinge screen. Umuntu apinga screen batatumanura. Mutapinge screen. kandi tumubona bamucomera n'ibyuma. Zikeneye ubutabera. Ariko mutupere. Funga mic yawe neza. Tipe yarakaye. Turi musaza we.
ari kwanga ko bajya kumushyingura. yanze ko bamusohora, yanze ko basohora umurambo ngo ntabwo ashobora kuba we, ari kwanga ko basohora mushyingura bajye kumushyingura. Aravuga ati ntabwo bamusohora ngaha dore atabone ubutabera. yanze, dore yavuze ngo ntimumusohoramo aha ngaha, yanze ko amusohora mu rugo. umva wivuge, umva yo Eyo. Godfather hari urundi rupapuro yanditse utasomye. Ntabwo mwandike mu FYP, mwandike mutapinge screen. Hari urundi rupapuro wanditse utasomye. Uretse gato. Reba hano, ngiye ndi kuguha uko byampaye. Reba hano, soma hano. Hano handitse ngo iki? Kaba no ngwino. Naje. Soma hano hasi first of all. Kuri WhatsApp bisanzwe. Yego. Yagize ati ni ukuri utugereze ijwi. Yanditse ngo ni ukuri utugereze ijwi aho iryacu ritagera, abone ubutabera udira. Akimara kubinyandikira ahita mpereza attachment ya turiya dupapuro tubiri mugiye gusoma, aho yagize ati ibi nibyo yatwandikiye nyuma yo gufatwa ku ngufu. Bombo clat. Uri kubibona? Ngibi. Reka none Keza. Mukobwa muto wize neza ngwino hano. Twagiye. Soma. Umva ko nize. Akasika kadira? Ako ni kakandi. Aka ni kakandi. Ongera ukadusomera. Ushyiramo uzi ako hejuru ariko ari byabanzaga hejuru aho ngo siko se. Dora kandi noneho kaje bamwe ngo ntasomye naka. Okay. Hashize 1 week bamfa. Hashize 1 week nafashe itariki hashize 1 week nafashe itariki bandayeho kandi baba babazi, akantera n'intokisha no ku mabere no ku mabere, nzi isura izina wapi, nzi n'itora. Ako ni agaki kari hasi kode ntabwo bigaragara neza. Vuga kahe? Isura izina no wapi, nzi n'itariki. Yego, nzi n'itariki yandayeho. Okay. Twongere. Nafashe itariki yandayeho kandi baba babazi, akantera n'intokisha no ku mabere no ku mabuno, nzi isura izina wapi, nzi n'itariki yandayeho.
byarangiye sibitarangira urumva narenza wicyo uretse kumirwa urumva ariko narenza nanjye naguye incurane. uyu muganga rero yarafashwe arafungwa. Reka noneho hano twumve ahangaha give second reka tugaruke gato reka mbe muvanye ku umuntu wongera gushyiramo utuntu turira ndamubloke. So give second. Umuntu wakwandikiye n'ushyiramo imitima isatuyemo ndamubloka. hari umuntu wakwandikiye mudatuma bafunga live. Muzamure c'est moi Isaro umuvandimwe wa Odi. Muzamure Isaro zamuka. Reba niba arimo niko yanditse ngo Nesa ngo muzamure se munzamure c'est moi Isaro umuvandimwe wa Odi. Uri modereta muzamure. Yaje. Okay. Mbere yuko tujya Isaro bite? Ni byiza. Ihangane komera. Yego. Ihangane komera. Nakirenya amajwi yawe. Gazi mwandike FYP mukande kuri hati. Mwandike FYP mukande kuri hati ibintu byose ndashaka kugira ngo mubikande. Ndashaka mukande mugire FYP. Sobanurira umwanya no wawe. Bimeze bite? Godfa. Oui. Twebwe ntabwo mvukana na Odira biri immediate. Twebwe twasenganaga na Odira ariko twamugeragaho buri munsi nyine twabanye nawe mu burwayi bwe. Ataranajya mu bitaro. Before yuko ajya mu bitaro twaramusuye. Tumaze kumusura dusigira undi mutapinge screen kabisa baraza kumanura ko ari kurira barahita bamvanaho. Ndakumva. Twasigiye muvandimwe nimero turavuga nagira ikibazo ujye uduhamagara. Nabari hano hejuru ko mu myutinze mutapinge muri big screen yego komeza bataza kumanuka. Odira namushango twumva ubuhamya tumenye ko byagenze mutapinge screen muna sharing live. Odira twaje kumubura tumubuze baraduhamagara batubwira ko Odira ari mu bitaro Kibagabaga. Tujyayo ameze nabi ariko Odira yarwaye ari stable baza kuba mukura mujyana CHK. Ageze CHK babanje kwanga kumuvura ngo amatariki yenga ibintu byo kwivurizaho ntago bihuye. Yaje gukemurwa nyine kugira ngo avurwe. Odira ajyanwa muri ICU twinjiragamo turi abantu babiri nabwo ni amasegonda iminota 2 mukahita musohoka. Mukinjira bakahita babasohora nyine mwinjiraga musohoka mwinjira musohoka hinjira abandi. Kuko ntago habagamo akavuye nyine washoraga no kujyayo saa 8 muri busure muri mu saa 6 bakamubaha ninjoro. Bari baramushyizemo akantu mu kanwa ako kantu kagombaga kumaramo iminsi 12. Nyuma y'iminsi 12 bakagakuramo kugira ngo atarwara kanseri yo mu muhogo bakamutobora. Ariko mbere yuko ibyo biba hari imiti yaguzwe. Iyo miti yagombaga kuba ari doze y'umunsi akugira ngo doze y'umunsi ayiterwe imiti bakayitwa. Okay, iyo miti yaguzwe he kubera iki mwajya kuyigura kandi ari mu bitaro? Yabaga yaguzwe iyo miti ibitaro byari byavuze ko ari imiti yamufasha. Gazi mutapinge screen yego. Iyo miti iyo uyigura itari kuri assurance twabonaga niba ari miliyoni zigera muri 7. Uyiguze 100%. Iyo miti yaraguzwe bavuga ko ari imiti izamufasha. Mu by'ukuri doze yagombaga guterwa byageraga saa n'imiti ntayigihari. Imiti yaje gutwarwa. Imaze gutwarwa nibwo Odira yandikiye uriya muntu mwabonye Emi. Niwe yabanje kubwira ko bamufashe ku ngufu. Amaze kubivuga twe Ema aramubwira buretse kubivuga Ema arabiripotinga ariko hari iminsi twagiye gusura Odira twagerayo bagatwara impapuro yatwandikira urupapuro bakarutwara. Godfa yari afite agenda yandikagamo iyi agenda twasangaga n'amapuro zirimo ntabwo tuzi ngo impapuro zagiye zijyahe mu by'ukuri.
yandikaga muri agenda hanyuma impapuro yari afite ajenda isa ubururu n'ubu ajenda irahari yandikagamo ko atabashaga kuvuga yakubitaga imirimo ukabona ko ashaka kuvuga iyo ashaka kukuvugisha yarandikaga mu ikayi akakwandikira icyo ashaka kuko yarandikaga harimo n'utundi dupapuro tugiye dufite yagiye atwandikira aduhumuriza atubwira gutya na gutya mutapinge screen yego rero ibyo bize kuba ku itariki ubwo urumva ibyo byarabaye ntitwahita tubimenya ku itariki 17 umuganga mbere y'uko abagodira yaramwandikiye ndumva yitwa muganga Eric aramubwira Odi ntubage turye kukubaga Odile arababwira ngo ntimumbage nimumbaga ndapfa hari ahantu yabyanditse muganga yaramwandikiye bari kuganira ati tugiye kukubaga Odile arababwira urabyishaka arababwira ngo hoya nimumbaga ndapfa muganga yandika izina rye munsi yanditseho ngo muganga Eric niwe bari kuganira nyine ari kumuganiriza ibyo byarabaye bimaze kuba Odile yajyanwe muri salle dope kugira ngo bamukuremo iyo tiyo bamutobore kugira ngo abashe guhumeka atarwara kanseri Odile mbere y'uko ariko bamutobora yari afite ikintu mu kanwa afite ikindi mu zuru atoboye no kwibere ndumva ry'ibumoso hejuru harimo utuntu tumeze nk'udutiyo bacishijemo duto cyane tumeze nk'imitsi hari n'amashusho abigaragaza nyine twagiye tumufotora akiri aho ngaho ndayafite amashusho yego twaje amaze kubagwa umwana yavanywe muri salle dope yagize ikibazo ngo bamubaze nabi umwuka urayoba ntabwo byigeze bivuga bamubaze nabi umwuka urayoba mu bihaha ntabwo baje ngo babivuge umwana bahise bamushyira ku mwuka kandi urabizi iyo operasiyo yabaye baravuga operation is successful byagenze neza cyangwa se yabaye miracle siriniri ibyo ntabwo byabayeho bitabayeho nibwo twahise tunanamenya nyine nibwo musaza we byaramurenze nyine aho twabimenye bimurenze byari mu masaha ya saa 9 saa 8 kuko njye nari mvuye ku kazi baratubwira ngo Odile arapfuye ngo twashyize hasi ibyo twari dufite n'abandi tujya kwa muganga twe ntabwo twahise tumubona twarahageze dusaba aho gusengera baduha aho dusengera twarasenze tumaze gusenga hashira akanya batubwira ngo ibyuma birongeye biragira bisubiye ku murongo ariko mu gusubira kuri umurongo musaza we yari amaze kurakara yakubise ingumi mu kirahure cyo muri ICU n'ubu ngubu imisatsi iracyarimo umusatsi urimo yaho yakubise kubera umujinya yari yamaze kubona rwa rupapuro wabonye rwanditseho ko yafashwe ku ngufu hajemo n'ibyo by'imiti yakubise mu kirahure kirimo umusate n'ubu ngubu wajya kuri ICU yawubona uwo musate bamushyize ku ruhande basaba negosiyasiyo hagati y'ibitaro n'iwabo w'umurwayi barabyemeye ariko iyo miti bose bitanaga ba mwana nta muntu wigeze yemera ko yayitwaye buri umwe yaravugaga nanjye nta muntu n'umwe nyine bitanaga ba mwana ko nta n'umwe ubizi ibitaro byaje kwemera bivuga ko iyo miti izishyurwa iryo joro ntabwo Odile bamugumishije aho ngaho yimuriwe aho kuba bamukuye muri ICU bamujyana ahandi hantu nta muntu wamugezeho bukeye baramugarura ibyo akimara kuvanwa muri operasiyo ariko bukeye twaramusuye tubaza umuganga hari masaha ya saa 6 yari akifite akantu kuko ashobora kuba ntabwo yakanuraga ariko yashobora kuba yatera amaso nyine uvuze ukabona ko akweretse reaction yuko nyine ari kukumva yari yamaze already kubyimba amaso ibirenge byamaze kubyimba ibyo byarabaye twinjiyemo tubaza muganga bari bagiye kumutera imiti ni iyiki ngo ni imiti imusinziriza imugabanyiriza uburibwe mu by'ukuri iyo miti urumva twe ntabwo twabitinze ariko twe twari twagumije dukomplaininga twumva ko nyine atanayiterwa
kuko akiva muri operasiyo yarebyeho gake nyuma yaho kuva icyo gihe ntabwo yongeye kureba igihe yapfiriye. Ibyo byakomeje kuba aho ngaho. Ku itariki 19 hatanzwe ikirego kuri RIB ya Nyarugenge. Umuganga arakurikiranwa, ntabwo tuzi ngo yaburanye nande, nta muntu ubizi. Haje kuza imyanzuro bavuga ko nyine nta ruhara bifitemo, aridegembya. Amaze kwidegembya ku itariki 16 bavuze ko Odile yapfuye mu masaha ya 11 n'igice hafi zisatira 12. Mu by'ukuri Godfa twe twarwarije hariya muri ICU, twe twabaye iminsi turabizi hapfaga abantu benshi sibyo. Iyo umuntu apfuye muri ICU Godfa ntabwo bahita bagukura ku byuma, umuryango wowe urabanza ukahagera. Nabo bazi ukuri kuko twahasanze abandi bagiye bapfa sibyo. Kukaninjiramo bamaze kubatunganya, ntabwo bahita bagukura ku byuma. Godfa bamukuye ku byuma nta muntu n'umwe urahagera. Mutapinge screen bamukuye ku byuma. Ese nuvuga ngo muri ICU nta murwazi uburimo ubana nawe? Muri ICU nta murwazi uza, wenda bagutumye pampa, bagutumye imiti, wenda bagutumye amazi, muje kumurara amasaha bagira saa mu gitondo, amasaha ya saa moya murasura, mukongera saa 7 kugera saa 8, mukongera saa 12. Ariko ahantu bitandukaniye muri ICU ushobora kuhagera saa 6, izo saa 7 ugasanga wenda hari umuntu ugize ibyago. Iyo hari umuntu ugize ibyago ntabwo muhita mwinjira, murategereza bakamutunganya, umuryango ukajya kumusezera, bakamusohora, mukabona kwinjira. Cyangwa se mwana hakigera mukasanga ni masaha yo kumugabura cyangwa masaha yo kumutunganya, mugategereza ibyo byose bikaba. Muri uko rero kwanga, muri uko gupfa kwe ntabwo bigeze twasanze ibintu babikoye, kandi babizi bandika amasaha wapfiriye, ibipimo, ibintu byose ibyo byari byamaze gukurwaho. Yakorewe kiriya kintu biriya bintu baguhaye muri voice ngo etanazi, bigaragara ko ari cyo kintu yakorewe. Kandi ntabwo mu Rwanda etanazi yemewe, ntabwo yemewe. Mu bihugu byo hanze yemewe, ariko twe ntabwo byemewe gupfa, ntabwo byemewe. Ibyo byarabaye, dusaba ko twamuhindurira pampa. Ni biriya bakureka nyine ukagenda byoroshye, nyine bo bakakurekura. Godfa twasabye ko tumuhindurira pampa, barabanza barabyanga. Bamaze kubyanga, twaraforushije mu guforusa uwamwambitse pampa. Odile yari afite umwobo munini hejuru y'ikibuno. Uwo mwobo twagerageje kubaza abari bahari, uyu mwobo watewe n'iki? Baravuga ngo ni ukwandikira ibitaro tubisaba explanation. Mu by'ukuri iyo umuntu wawe agize ikibazo, iyo ari operasiyo yagiye kumukora murasi, nk'uko abagwa mu gatuza umuntu yabanje kubimenyeshwa akanabiteguzwa sibyo, barabiguteguza mbere na mbere akavuga ati umuntu wawe tugiye kumubaga, murasinya ibi n'ibi bikagira. Ibyo nta muntu wigeze abimenya, kuko urumva ntabwo twe twamukoreraga nyine isuku, nibo bamukorera isuku etape par etape. Pampa niwe wazimuhindurira, uretse yo kuyijyana nyine mwecyo muzamuza kumureba gusa, mukamuganiriza niba kireba, mukamuvugisha ibintu bicya, mukagenda. Rero uwo mwobo yari afite hejuru aho ngaho munini. Ku ruhande rwacu natwe ushyize mu gaciro twatekereje ko yakuwemo ingingo, kuko ntabwo wadusobanura ukuntu umuntu nta rugi amezi yararyamye hariya sibyo, yakaba yarazanye umwobo muri ayo mezi, ntabwo yigeze agira ikibazo. Rero icyo gikomere batubwiye ko ari ukwandikira ibitaro bakabaza impamvu y'uwo mwobo. Byarakozwe. Uyu munsi rero ikintu cyaje kutubaho ni iki ngiki. Abantu bageze kuri CHK, urabizi, niba mubizi namwe murabizi ko iyo ugiye kureba nyine umuntu wawe kwa muganga kuri morgue, hari ibice by'umubiri bemera gukoreraho, mushaka kumufotora sibyo, mukamureba nyine uko mushaka. Godfa umuntu wigerageje gufotora nabo barabizi, n'abandi hageze babibabwira, bamwatse telefone bategeka ko ayo mashusho asibwa. N'abandi umuntu wari wararazamuka bibabwire, basibye, bategetse ko amashusho asibwa.
bavuze yuko hinjiraga abantu bane bane, nta foto yigeze yemererwa gufatwa, nta n'umukameramani wigeze yemererwa gufata ifoto n'imwe, abe na kameramani wacu ntabwo yemerewe kwinjira, nta na kamera yigeze igeramo, yaraprotejwe bishoboka. Twakuye umuntu aho ngaho, nta foto twafashwe nk'uko nyine byategetswe, kuko twari dukeneye umuntu wacu. Tuhamugejeje, iriya video mwabonye twayifashe, umusaza we yagerageje avuga tortire y'ibintu 9 Odile yakorewe, baravuga akigera ku kintu cyo kuvuga ko yafashwe ku ngufu, byari ibintu byari biri gufatwa, bagerageje kumubuza nyine guceceka, atuze, umuryango ibiki baramucecekesha, ajya mu nzu, ariko ntago byakunze nyine, n'umundi byamugumyamo, ararayira avuga ati nta muntu usora hano umurambo wa mushiki wanjye tutabonye ubutabera. Twahise dukora iki? Bahise batubwira dusenge, pasiteri arasenga, ajya hanze, uriya musaza we nibwo mwabonye iriya video asa nk'uri ku gipangu, yari ari kubivuga, avuga ukuntu hahuruje abandi atari bo bahuruje, umuntu yakuwe ku myuka kandi yari ari ku mwuka, ntiwigeze umenyesha umuryango ngo ubanze uze ubirebe, ushira amatsiko umenye ngo umuntu yapfuye, umuntu yaguriwe imiti y'amafaranga arenga miliyoni